byatangiriye mu rugo rumwe hano hari umugabo ndetse n'umugore we bagiye bumva umukobwa wabo mu cyumba yitwa Anna arimo kurira cyane. Muri ako kanya bahise bumva akana k'agahinja karize, bose barikanga baravuga ati ye. Bahise begera kuri icyo cyumba cy'umwana wabo, barangije mama waramuhamagara ati Anna, bimeze bite ko wifungiranye? Muri ako kanya bahise bamwinjirana, basanga umukobwa bisa nk'uri kubabara gusa yari yabateye umugongo. Nyina arangije amubaza ati Anna mwana wanjye bimeze bite? Umugore agiye kwegera umwana we, umugabo we yahise amufata aravuga ati mureke buri umwana wacu akeneye kuba ari wenyine kandi araza kutubwira nacururuka. Umukobwa uri hano arangije arababwira ati mu by'ukuri meze neza mama, nta mpamvu yo kumangayikira pe, ndaza kubavugisha mu makanya, ngiye kwitegura njye ku ishuri. Bigaragara ko umukobwa uri hano yari amaze kubyara, ariko ababyeyi be ntabyo bazi ko umukobwa uri hano ni n'umunyeshuri arakiga n'umwana. Umumama hano yaramubwiye ati mwana wanjye rwose nta kibazo, gira vuba tujyane ku ishuri ryanyu, ngiye kuba nkutegereje hano hanze pe, kandi nugira icyo uba cyangwa se nugira icyo ukenera uze kutubwira rwose. Bigaragara ko muri uru rugo umwana wabo bamwitaho neza. Umugabo n'umugore we bahise bisubirirayo, umwana wabo bamusiga hano mu cyumba. Gusa tuwe turabibonye ko umukobwa uri hano amaze kubyara ari wenyine hano mu cyumba. Barakwereka ababyeyi be bamaze kurenga yahise akurayo akana hano yagashyize mu mwenda, aravuga ati wakanuye rwose mu by'ukuri uramvunnye pe, kandi nta nubwo birarangira, ubu se koko ndaza kuguhisha ne? Ndaza kubigenza gute kugira ngo mama wanjye ataza kukubona koko? Umukobwa uri hano bigaragara ko atinya mama we. Disi namwe murabizi nk'umuntu umaze kubyara nta mbaraga na nkeya yari afite, kandi nanone mama we yari ari kumushaka ngo abe yamutwara ku ishuri. Umukobwa uri hano Disi yahise afata umwana aramuzana hano muri garderobe ngo aba hamuhishe kugira ngo abone uko agenda. Gusa sinzi niba biri buze kumushobokera guhisha umwana w'uruhinja, ko umwana w'uruhinja n'ubundi nta bwenge aba afite ku buryo wamubwira ngo ntuze kurira, ngo nibura byumvira ceceke. Umukobwa arangije avuga ati wakanuye mu by'ukuri, ndakwinginze ntuze kuneza mama, ndakwinginze pe, ati mu by'ukuri uze kwihangana utegereze mama wawe, ntabwo nanjye ndibuze gutinda ku ishuri, wowe icyo ubuze gukora uze guceceka. Umukobwa Disi yabwiye hano akana k'agahinja, gusa nyine nawe arabizi ko akana k'agahinja nta buryo na bumwe wabasha kugacecekesha. Barakwereka umukobwa yaraje hano atunganya ku buriri bwe hari hangiritse, ahita afata ibaga y'ingabe yajya ku ishuri. Umukobwa yari yiteguye atunganya imisatsi ye neza, arangije aritunganya ahantu hose ngabe yajya ku ishuri. Ese uyu mwana w'umunyeshuri byamugendekeye bite kugira ngo abe yatwita bigere n'aho abyarira iwabo batabizi? Ese biraza kumushobokera kuba yahisha uyu mwana? Mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ku kandi, mwibutsa gukanda subscribe wowe dukurikira umunsi ku wundi kugira ngo inkuru zacu zijye zigushyikaho mu wa mbere. Barakwereka umukozi wo muri uru rugo witwa Carolina, nawe yari ari hano ari mu bintu by'amasuku, arangije aza gukora hano isuku mu cyumba cya Anna wa mukobwa twabonye abyara. Barakwereka umukozi uri hano ari mu masuku, yagiye kumva yumva akana kari kurira, gusa ntiyabyitaho cyane. Umukozi yarakomeje akora hano amasuku, gusa akana nako karakomeje kararira. Arangije aravuga ati sayo si amajwi y'umwana numva se bishoboka bite ko muri iki cyumba haba harimo umwana? Akomeje gukurikira iryo jwi ry'akana riri guturuka, aje hano muri garderobe aho umukobwa abika imyenda ye, asanga harimo akana k'agahinja kavutse muri ako kanya. Umukozi yarikanze aravuga ati mana yanjye bishoboka bite ko Anna yaba afite umwana w'uruhinja? Gusa ababyeyi be mu by'ukuri barabizi. Umukozi wo mu rugo hano yaratunguye cyane, aravuga ati mana yanjye umbabarire rwose, ariko njye ibi bintu sinabasha kubihisha pe, ibi bintu ntabwo ari njyewe wabihisha. Umukozi Disi byaramucanze, gusa nawe kubera ko ari umukobwa nawe nta bintu byinshi yari kwibaza, yahise abikeka ko ari umwana wa Anna, ndetse yarabibonaga ko umwana w'uruhinja avutse muri aka kanya. Yatangiye kwibaza ati si koko ndibuze kubigenzane, uyu mwana ndamwereka ababyeyi ba Anna gute? Barakwereka papa wa Anna yaje hano gake gake, azahamagara ati mukundwa rwose nari nkukumbuye pe. Azasomagura umukozi uri hano, nawe yitegereje asanze ari umukozi, yahise yikanga arangije amubaza ati se none wowe kandi wageze mu cyumba cya Anna gute? Bigaragara ko uyu mugabo ngo ni papa wa Anna, yaraje azi kuri muri iki cyumba ari Anna, kandi twe tubonye aje amwita sheri we. Ese uyu mugabo wiyita ko ari papa wa Anna yaba ari we wateye Anna inda? Mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Umugabo barakwereka yahise abwira umukozi ati se wowe kandi washyitse hano ute? Uwo mwana wamubonye ute? Umukozi arangije avuga ati njye nari nje gukora amasuku mu cyumba cya Anna,
ndangije masanga umwana ati rero ubu umushyize aho ngaho. Barakwereka umugabo yatangiye gushukashuka umukozi kugira ngo ataba yagira icyo yavuga. Aravuga ati mu by'ukuri n'imigutungure kuba narinje nkwita sheri, erega n'ubundi nawe ndagukunda, disi murabizi ko abakozi akenshi bashukika. Gusa umugore muri ako kanya yari ageze mu rugo azahamagara Carolina mwibuke ko ari uyu mukozi wo mu rugo. Ubwo umugabo muri ako kanya yumvishe umugore waje ahamagara uyu mukozi, ahita yikanga arangije aramubaza ati ubu noneho nihishe hehe. Ubwo umugore yari arimo kuza, babura uko babigenza, babura naho bahisha umwana. Umugabo biramurenga abura n'icyo akora. Arangije ahita abwira umukozi ati hisha uwo mwana, nanjye nshaka uko nihisha, kuri ibishoboka byose umugore wanjye ataza kubona uwo mwana, kuko arabizi ko muri iyi nzu nta mwana n'umwe urimo. Barakwereka umugore nawe yakomeje azahamagara, gusa umukozi ntabwo yari arimo kumwitaba kubera ko yari ahugiye mu guhisha uwo mwana. Umugabo nawe muri ako kanya yahise ajya muri garderobe yari iri aho ngaho, arangije yihishamo kugira ngo umugore we ataza akamusanga mu cyumba n'uyu mukozi akagira n'ibyo abakeka. Umugore yaje hano n'umujinya mwinshi kubera ko yari yahamagaye umukozi akanga kumwitaba. Arangije aramubaza ati ariko Carolina, ugira ubwenge cyangwa inshuro zose naguhamagariye wari uri mu biki kubera icyo utigeze unyitaba? Umukozi arangije aramubwira ati mabuja ndakwinginze rwose mbabarira, nari mugiye mu masuku hano usibye ko nigeze nanakumva neza. Ubwo muri ako kanya barakwereka umugore yarakomeje atunganya umukozi nawe akomeza ashaka uko amubeshya yisobanura, gusa muri ako kanya umwana w'uruhinja yahise arira. Umugore arangije aravuga ati se uyu ntabwo ari umwana w'uruhinja numva cyangwa ni ibiki ndimo kumva? Ubwo umugabo nawe yari ari muri garderobe yihishe ari kumva ibyo baganira. Umukozi arangije aramubwira ati rwose ntubigireho ikibazo ibyo ngibyo, ni telefone yanjye yari irimo kuvuga gutyo, nari ndimo ndeba uburyo nzajya nita ku mwana, dore ko nkeka ko mwenda no kubyara undi mwana, narimo ndeba video z'uburyo nzajya nita ku bana, rero ibyo ngibyo ntubigireho ikibazo pe. Ahita atangira aramujijisha icyo umugore atazi, ni uko muri iyi nzu ye harimo umwana w'uruhinja. Ubwo umukozi yarakomeje aramujijisha, amubwira ati ahubwo mwabuja nari nibagiwe no kukubwira ko imyenda yawe rwose nari nasoje kuyitunganya, ubu ngubu rwose wayikoresha nta kibazo pe. Umugore arangije aravuga ati umva mbese ukanjijisha, ubwo se uri kugira ngo nibagirwe uburyo bwose naguhamagaye wanga kunyitaba? Atari ko reka nizere ko ibingibi bitazongera kubaho, ubutaha ninkuhamagara ukanga kunyitaba uzambona pe, kuko ibyo bintu ni ikinyabupfura gikeya. Umukozi arangije aravuga ati rwose unyihanganire mabuja, arimo kwisetsa. Umugore nawe yahise agenda, gusa ntabwo yarakekaga yumvaga muri iyi nzu hari ikindi kintu baba bari kumuhisha, akurikije uburyo umukozi we arimo kwitwara mu buryo butari busanzwe. Carolina akimara kubona mabuja wagiye yariruhukijwe, arangije aravuga ati boss ngaho noneho ngwino, mabuja yagiye. Umugabo nawe n'ubwoba bwinshi yahise ava aho yari yihishe, arangije aravuga ati nizere ko nta kintu na kimwe yamenye ku by'umwana wanjye, gusa yari afite ubwoba. Umugabo arangije aramubaza ati se none umwana uracyamuhishemo hasi aho ngaho? Ati rwose uze kureba uwo mwana atagira ikintu aza kuba, kuko uriya mukobwa se twaza kumukira pe. Umukozi arangije aramubwira ati humura rwose umwana ahantu namuhishe ntacyo ari buze kuba. Ubwo umugabo yagiye gake anyomboka kugira ngo umugore we ataza kumubona. Umukozi nawe araza hano aho yari yatwikiriye umwana imyenda, ayimukuraho kugira ngo itaza kuba yamugiraho ikibazo. Umukozi ariko nawe byari bimucanze abuze icyo akora, aravuga ati mana yanjye koko ibi bintu nzashobora kubihisha kugeza ryari? Ati uyu mugabo gute yaba yaratinyutse agatera umukobwa we yabyaye inda? Barakwereka umukozi agisohokana umwana w'uruhinja, hari umupadiri wahise uturuka muri ako gace. Murabizi namwe uduce twinshi muri ibi bice usanga tuyobowe n'abapadiri. Umukozi arangije aramubaza ati se padiri twagufashe iki kandi? Padiri arangije aravuga ati mu by'ukuri nari nje kureba umudamu wa hano, ariko se kubera iki batari barigeze bambwira ko babyayira? Sinari narigeze menya ko muri uru rugo harimo uruhinja. Umukozi arangije aravuga ati rwose ntubyiteho, ntabwo ari ngombwa rwose, uyu ni umuntu wari waje kudusura. Arangije azana aka kana niko nari mufashije, hari aho yari aganye, naho uyu mwana ntabwo ari uwo muri uru rugo. Umukozi nawe yahise ashaka uburyo ajishamo padiri kugira ngo padiri atamenye ibiri kubera hano hantu. Barakwereka wa mukobwa yavuye ku ishuri asanga padiri mu rugo, icyo atazi ni uko umwana we bamaze kumubona umukozi wo mu rugo. Umupadiri arangije aramubaza ati se mu by'ukuri mama wawe ari he ko namushakaga? Umukobwa arangije aramubwira ati nanjye nibwo mvuye ku ishuri, ntabwo mama wanjye nigeze mubona pe. Gusa umukobwa mwibuke ntabwo ameze neza, uyu mwana yamubyaye mu gitondo cy'uyu munsi. Padiri arangije aramubwira ati okay, noneho mama we nuza kumubona uze kumubwira ko mushaka, ariko ikindi uyu mukozi wanyu afite umwana. Arangije arambwira ngo ni umushyitsi wamusize hano, ese mwamufite abashyitsi akaba ariyo mpamvu mudashaka ko ngira mu nzu iwanyu?
Umukozi arangije ari hano inyuma atangira kwitonganya avuga ati mana yanjye, kumo n'ibi bintu bitangiye kuba birebire kandi padiri wabigezemo ati reba niba padiri amenye ko dufite uyu mwana biraza kuba bibi kuri uriya mugabo. Atari ko reka nizere ko padiri atari buze kubigira ibintu birebire kandi atari buze gukomeza kubikurikirana. Ese uyu mukobwa yaraza gukomeza guhisha umwana kugeza ryari? Barakwereka wa mugore nyir'urugo yahise ataha asanga umukobwa ari kuganira na padiri hano. Gusa asanze bamaze kuvuga iby'umwana, umukobwa nawe yagize ubwoba akeka ko padiri agiye kubwira mama we iby'umwana w'uruhinja abonye muri uru rugo. Umugore arangije araza abwira padiri ati se padiri, kubera iki waje kundeba utambwiye? Ati wakabaye watubwiye. Arangije abaza umukobwa ati se wa mukobwa wigeze umuzimanira? Padiri arangije aravuga ati rwose nta mpamvu, umukobwa we duhuye nawe aka kanya nibwo yari avuye ku ishuri. Ati kandi nta bintu byinshi twigeze tuganira, umukobwa wanyu nabonaga atanameze neza. Umugore arangije abwira padiri ati padiri nta kibazo rero, ikindi gihe gusa ntuzajya ujya kudusura uzajya uduteguza rwose tubimenye hakiri kare tube twashaka n'icyo tukuzimanira. Ku mukozi w'Imana nkawe yashyika mu rugo rwacu agatahira aho ngaho ko kurumva ari byo? None reba ubu ngubu uhise unagenda utinjiye ngo wicare mu nzu tuganire. Gusa padiri yari yatangiye gukeka uyu mukobwa ko yaba yarabyaye muri uru rugo bakaba bari kubimuhisha, kuko yari amaze kubona umwana w'agahinja yitegereje n'uburyo umukobwa wabo ameze. Padiri biramutungura agira ubwoba. Padiri arangije aramubwira ati oke nta kibazo rero, ubutaha rwose ninza hano nzajya mbabwira, nzajya mbamenyesha hakiri kare. Sawa rero musigarana amahoro y'Imana we n'umukobwa wawe, njye rwose ndagiye. Ubwo padiri yahise abasezera rwose ahita agenda. Umugore asigarana n'umwana we, gusa ntabwo yitaye ku byo padiri ari kumubwira. Urakwereka umugore hano yahise yinjira mu nzu n'umwana we, gusa inzu yasigayemo wa mukozi kandi afite umwana w'uruhinja ndetse na wa mugabo ari we se w'uriya mwana Ana. Barakwereka umugabo uri hano yahise abaza umukozi ati se wowe kandi urakomeza ugendana uwo mwana kubera icyo utigeze umusubiza aho wamukuye? Umukozi arangira amubwira ati ariko se boss, uri kumva aka kana kangana gutya kuko nagasiga konyine mu cyumba kari kurira hara muri garderobe aho bari bagahishe? Umugabo arangira amubwira ati wowe ibyo ngibyo byihorere, uwo mwana ugomba kumureka wenyine rwose, uriya mukobwa niwe uzi iby'uwo mwana, ni nawe ugomba kumwitaho. Wowe ugomba kwita ku by'aka kazi ko mu rugo, hato uriya mugore ataza kuba yamenya n'iby'uwo mwana. Umwana wanjye rwose nakoze ibishoboka byose ngo mbe namuhishira, rero sinshaka ko mama we amenya ibyo ari byo. Bigaragara ko uyu mugabo ntabwo ashaka ko n'uyu mukozi amenya ko ari we wateye inda uriya mukobwa we akabyara uyu mwana. Ese uyu mugore mama wa Ana naza kubimenya biraza kugenda bite? Umukozi arangira amubwira ati oke ntabwo nayo nabimenye rwose, nta kibazo niba ari ibyo ushaka ko uyu mwana nzajya musiga aho wari wamusize ndaza kuhamusubiza rwose nta kibazo. Barakwereka muri ako kanya Ana yarinjiye asanga umukozi wo mu rugo ateruye umwana ndetse ari kumwe na papa we. Yahise yikanga, gusa mama wabo nawe yari ari aho hafi mu cyumba cyegeranye n'icyo barimo. Arangije aza kubumviriza yumva abantu bari kuvugira hamwe mu cyumba ari benshi, aza kumva ibyo bavuga. Umugabo arangije abwira Ana ati rwose njye nasanze uwo mukozi ateruye umwana, mbura uko rwose namumukuraho. Ubu ngubu nari ndi kumubwira ngo ajye amurikira hara mu cyumba cyawe aho wari wamuhishe. Icyo batazi nuko ibyo byose bari kuvuga mama wa Ana arimo kubyumva. Umukobwa arangije ararira ati mwana wanjye koko ubu nzabasha kuguhishane? Ati se papa urabona ibi bintu koko bizagenda bite? Turabona uyu mwana tuzabasha kumuhisha igihe kingana iki mama atamubona? Umugabo arangije aravuga ati wagakobwa nawe ugomba guceceka. Ati ibi ngibi ushaka kubizanamo mama wawe ugomba kumenya ko byagira ingaruka mbi kuri ngewe ndetse namwe mwese. Ati kuko ibi byose mwabihisha igihe kinini mama wanyu atabizi, niyo mpamvu rero mugomba kubihisha. Umugabo atangiye gutera ubwoba umwana we w'umukobwa yibyariye kuko yari yaramuteye inda abyara umwana. Mwaba numwe mukurikiye namwe mujye mureba uburyo hari abantu babahemu rwose, uburyo umuntu yifata agatera inda umwana yabyaye ni ibintu bibabaje cyane. Umugabo yakomeje abwira umukobwa ati wa mukobwa icyo ugomba kumenya, uwo mwana ntabwo agomba kuva mu cyumba cyawe, nanjye nzajya nkora uko nshoboye kose mama atazashyika mu cyumba cyawe kugira ngo hatazagira ikintu na kimwe kimenyekana. Umugore yahise yikanga, umutima uramukuka amaze kumva ibyo ngibyo. Yahise afata telefone ahamagara padiri ati padiri mu by'ukuri rwose tebuka urebe ibibereye mu rugo rwanjye, ni ukuri njye ndi gukeka ko ibyo ndi kumva atari nabyo pe. Ati kubera iki nigeze menya ko ibintu rwose byabaye mu rugo rwanjye? Padiri arangije amubaza ati sibyo kandi ukumbwira ni ibiki? Ati rwose ndakwinginze garuka uraza kumenya ibyo ari byo nyuma. Padiri uri hano niwe ukuriye urusengero basengamo ndetse ni nawe ukuriye umudugudu wabo, niyo mpamvu yahise amwiyambaza aramuhamagara. Umukobwa uri hano disi Ana yari arimo kurira, umukozi wo mu rugo nawe akomeza amwihanganisha
Papa yakomeje amutera ubwoba amubwira uburyo agomba guhisha uyu mwana ndetse mama atagomba kumenya iby'uyu mwana. Umukobwa arangije aramubwira ati rero niba ushaka ko mama atamenya iby'uyu mwana, shaka ahandi hantu njyana mve muri uru rugo, ntabwo nzakomeza kubaho umisha umwana wanjye pe. Bitari ibyo ngibyo, niba ushaka kugira umwana wanjye nabi, nanjye ntabwo ndibuze kubyihanganira. Umukozi wo mu rugo uri hano byaramucanze, nawe yibaza uburyo uyu mukobwa azahisha uyu mwana kugeza uyu mwana akuze. Yibaza uburyo uyu mwana bazakomeza kumuhisha uyu mugore wo muri uru rugo, biramucanga. Umukobwa arangije abwira se ati papa, njyewe rwose sinakomeza kwihanganira amafuti yawe. Ati cyane ko n'ubundi ariga wamfashe ku ngufu wikomeza kugira nk'aho ibyabaye njyewe nawe twe twabyumvikanyeho. Umugabo arangije aravuga ati wa mukobwa rwose ndabyumva ibyo byarabaye, ariko rwose ntabwo ngomba kuneza mama wawe, urabizi ko namukira pe. Ati ikindi kandi, ese wowe wishimiye ko papa wakubyaye ava muri uru rugo? Umugore disi yakomeje kumva ibyabaye ku mwana we, akomeza kumva uburyo umwana we bakomeza bamutera ubwoba. Agahinda karamurenze ararira abura uko abigenza. Barakwereka padiri nawe yahise agaruka muri ako kanya, arangije aramubaza ati se wa mugore we kandi n'ibiki byabaye? Umugore arangije aramubwira ati padi, rwose mu by'ukuri ni wakumva ibyabaye, gusa umugabo mfite hano ntabwo ari umugabo ahubwo ni inyamaswa nunze muri uru rugo. Padiri byaramucanze aramukurikira ngo arebe ibyabaye. Barakwereka muri ako kanya umukozi uri aho yagiye kubona abona umugore arinjiye ndetse yinjiranye na padiri. Umugabo we yahise atungurwa cyane abura n'icyo avuga. Umugore yaje arira, umugabo ahita abona ko umugore ibyo bavuze byose yabyumvise, abura icyo avuga rwose, atangira kugira amasoni menshi cyane. Umugore arangije aravuga ati mwana wanjye kubera iki bagukoreye ibi ngibi ukamara igihe kingana gutyo ubihishe koko? Padiri arangije aravuga ati ariko na n'ubu njye sinumva ibintu byabereye hano, mwambwiye ibyabereye hano ni ibiki ko naramenya ibyo ari byo? Umugore n'umujinya mwinshi arangije aravuga ati padi, mu by'ukuri rwose sinzi niba uyu mugabo wanjye turi buze kumwicisha, sinzi niba turi buze kumuhamagarira polisi, usibye ko na polisi itamuhana nk'uko bikwiriye pe. Ati umugabo watinyutse agafata umwana twabyaranye ku ngufu akamutera inda akabyara, yo. Umugore uri hano disi yari yababaye ari kurira agahinda kamurenze. Umugore arangije aravuga ati reka nze nanjye nshaka icyuma hano nyimuteye, kuko agahinda rwose sinagakira pe, kubona umwana wanjye ameze gutya koko. Ati se wa mukozi we kubera iki wabimenye ntugire icyo uvuga? Umukozi atangiye kwisobanura. Umugore muri ako kanya yahise amucecekesha, kuko nta jambo na rimwe muri ako kanya yashakaga kumva. Ati mwembi muri abahemu, gute mwifata mugahemukira umwana wanjye? Ati wa mugabo we nawe umwana twabyaranye koko ukifata ukamuhemukira, hanyuma yo kumufata ku ngufu umuteye inda, none usigaye unamutera ubwoba ngo sinzabimenye? Ese umwumvaga muzabihisha kugeza ryari? Umukozi akomeza yisobanura ati ariko mu by'ukuri ngibi bintu simbirimo. Umukozi yabonye ibiri kubera aha ngaha atabikira, ahita akuramo ake karenge aba arigendeye. Umukobwa arangije asaba imbabazi mama we ati mama ndakwinginze rwose, nanjye sinari mfite uburyo mvuga, kuko papa yari yaraneye ubwoba kazanyica ndetse nkapfana n'umwana nari nwite. Umugabo ari hano we yabuze icyo avuga. Urumva nawe uri umugabo warakoze amakosa yose, ntabwo wabona ikintu na kimwe uvuga aha ngaha. Umugore disi yarakomeje ararira, gusa n'ubundi nubwo ari kurira ntacyo biri buze gutanga. Akomeza aritonganya abaza umugabo ati kubera iki wankora ibi ngibi koko? Ati singiyi niyo mpamvu njye nawe twashakanye. Umukobwa nawe yakomeje asaba imbabazi mama ati mama ndakwinginze rwose mbabarira, ntabwo ibi ngibi ari njye wabihisemo, papa yari amatirije pe. Umugore arangije aravuga ati wa mwana we rwose we ntabwo nakurenganya, ibyakubayeho ndabyumva. Umugabo nawe arangije atangira gusaba imbabazi ati se mu by'ukuri ntabwo muri buze kumbabarira, ibi ngibi tukabiganiraho bikarangira? Umugore arangije aravuga ati ceceka wa mugabo we, nta jambo na rimwe ufite kuvuga aha ngaha. Umugabo arangije aravuga ati ariko se none wa mugore urumva ubundi uraza gukomeza gusakuza bikagenda biti? Umugore yari yabaye nk'umusazi aha ngaha, nta kintu na kimwe ashaka kumva kuri uyu mugabo. Akomeza abwira umugabo ati wa mugabo we nkubure muri uru rugo, naho ubundi mu gihe nyikomeza kukubona ndibuze no gusara ahubwo. Ati baza ni imbunda abashinzwe umutekano bakurase, kuko ndabona no gufungwa wowe utabikwiriye, yo. Umugabo arangije aravuga ati nibyo ngibyo uri kwifuza ko mpfa? Umugore nawe ati pfa nyine, ubundi we ntabwo ugomba kubaho, nta nubwo nabyemera ko ukomeza kubaho hanyuma y'ubuhemu bwawe, ukifata umwana wabyaye amaraso yawe ukamukora ibi ngibi. Ese ubu ngubu uyu mwana uvutse we azakura tumubwira ko byagenze gute? Azakura tumubwira ko papa warindi? Ikigabo kiri hano disi na kisoni zarakishe, cyumva ko ibyo umugore avuga ari byo, kibura icyo gikora, nta kundi cyari kubigenza cyahise kiva muri urwo rugo kijya gushaka ahandi kiba, kuko ntabwo cyari gukomeza kuba hano.
umugore disi yasigaranye n'umwana we arira, gusa n'ubundi nta kundi byari kugenda. Ni nahangaha inkuru yacu y'uyu munsi isoreje, mwibutsa gukanda subscribe. Bye bye.